Twarabyiyemeje ko hano kuri Logos tuzajya tuganira filozofiya binyuze mu kureba ibitekerezo by'ibanze abafilozofe bagiye babaho mu bihe bitandukanye, bagiye badusigira cyane yuko twabonye ko le monde est dirigé par les idées des philosophes. Ubwo rero tuzajya tubicamo turebe ese babyumva bate, twe twabyumva dute, niyo ntego yacu. Kanda subscribe kugira ngo audience yiyongere, ukore like na comment utumenyesha ikintu twazakuganirizaho muri video yacu itaha. Uyu munsi mfite agatabo ndi gusoma cyane kitwa Les Pensées, ni icya Blaise Pascal, muramuzi, uyu ni umuhanga wo mu kinyejana cya 19. Kano gatabo karashaje nk'uko mubireba, kukabona ntabwo biba byoroshye, ariko karimo ubuhanga bwinshi cyane. Kuba gashaje byo nta kibazo, n'ubundi akanwa k'umusaza ngo karanuka ariko kavugisha ukuri, kandi burya abatoya barihuta ariko abasaza nibo baba bazi aho inzira iri. Icyo ngiye kubaganizaho uyu munsi, nk'uko twari twihaye umurongo wo kuganira ubumenyi bwinshi butandukanye, ni n'ubundi uko Blaise Pascal abona ikijyanye na existence de Dieu na no existence de Dieu. Mbese Imana ibaho, Imana ntibaho, Blaise Pascal abivugaho iki? Blaise Pascal ndabibutsa ko ni umufilozofe w'umukristu cyangwa se chrétien wizera nyine ko Imana ibaho, ariko aratangaje cyane kuko at the same time ahita avuga ko nubwo ibaho tudashobora kugira icyo tuyimenyaho. Imana ntabwo ari etre de la raison cyangwa se ishobora kujya mu bwenge bwacu. Mwibuke ko muri video twabonye ko Imana iri out of space and time. Byumvikana neza ko ikintu kitari ahantu runaka, ikintu kitari mu gihe runaka, kukimenya n'ubundi byagorana. None se ubumenyi dufite ku Mana buturuka hehe? Ese twakwemeza koko ko Imana itabaho? Abahakana se ko Imana nyine itabaho kubera ko ntaho tuyikura, ko tutanayumva mu bwenge bwacu, Blaise Pascal we ababwira iki? Niyo mpamvu ngiye kubabwira akantu gatoya uyu muhanga Blaise Pascal w'umumathematician ariko akaba n'umufilozofe yavuze ku kijyanye na existence na no existence, cyangwa se kubaho no kutabaho kw'Imana. Ubundi Blaise Pascal nk'umunyamibare nyine, kugira ngo asobanure ibi bintu byamusabye kwifashisha proof akura mu mibare. Abize imibare muzi ibyo mwize byitwa probability cyangwa se probability. Tuvuge ko ufite amakarita arimo bwana na seti, kandi amahirwe yo gutombora bwana ni 50%, n'amahirwe yo gutombora seti nayo ni 50%. Ibaze nimba bakubwiye ko nutombora seti baraguha 100,000, ariko nutombora bwana bari buguhe miliyoni. Ufite amahirwe 50% yo gutombora seti bakaguha 100,000, ufite n'amahirwe 50% yo gutombora bwana bakaguha miliyoni. No ku Mana rero nuko bimeze. Blaise Pascal atangirira kuri icyo kigereranyo akavuga ati hagati y'ukubaho kw'Imana no kutabaho kwayo ni 50/50. Imana ibaho, iyo ni affirmation ya mbere 50. Imana ntibaho, nayo ni affirmation ya kabiri 50. Ukaba rero ugomba guparia ni ukuvuga egalite cyangwa se kugereranya uko ibintu bingana, kugerageza gupima nyine ayo mahirwe. Hagati yo kubaho kw'Imana no kutabaho, Blaise Pascal atugira inama yo gukora iryo tega cyangwa se yo gukora betting, tukabetinga hagati yo kubaho kw'Imana no kutabaho kw'Imana. Ese ari wowe wabetingira kuki? Ari njyewe nabetingira kuki? Nahaweho gusubiza. Ndaje nkubwire ingaruka za buri beti yose ushobora gukora. Banza wowe ukore subscribe aho ngaho, dukomezanye kugira ngo umenye yuko nyine turi kumwe. Ukore na comment y'ingingo twazajya tuganiraho iyo wifuza ko tuganiraho muri video yacu itaha. Muri iki kiganiro nifashishije nyine igitabo nk'icyo natangiye mbereka, iki ngiki cya Les Pensées obscures, ni icya Blaise Pascal. Yagiye yandikamo amateka y'ubuzima bwe, amalettre yagiye yandikira mushiki we, amalettre yagiye yandikira abantu batandukanye, ndetse n'uko abona ibintu muri rusange. Mwibuke ko muri filozofiya tuba dushaka veritas cyangwa se la vérité cyangwa se the truth.
niyo mpamvu rero Blaise Pascal avuga ko mbere y'ukubaho kw'Imana no kutabaho kwayo icy'ukuri ni ikihe. Icyo avuga cyo ni uko akoresheje donc argument ontologique. Iyi argument ontologique ni kimwe mu gitekerezo kigaragaza ko Imana ibaho meme ku bantu bakoresha reason. Avuga ko kugira ngo ikintu kibeho ni ngombwa ko kiba kiri parufe. Parufe bivuga nyine kuba ikintu cyuzuye kidafite icyo kibura, kandi kugira ngo ikintu kibeho donc ari parufe, ni uko kireka kuba etre de la raison kikaba na etre réel. Donc ikintu ntugitekereze gusa, ahubwo kikaba kinariho nyine, kuko icyo utekereje kikaba kinariho nicyo kiri parufe kurusha icyo utekereje ariko kitariho. Ni aho ngaho ahera rero, agahera no ku yindi affirmation y'abakristu nyine donc irimo imyemerere ivuga ko umuntu afite urugendo atangira hano ku isi, arabaho neza, azahembwe ingoma y'ijuru cyangwa azabeho mu bugingo bw'iteka, ariko nabaho nabi donc asuzugura amategeko y'Imana, azacirwe urubanza ajye mu muriro utazima. Ubundi ni icyo kidutera twese gusenga no kuyoboka amadini, ni uko dutinya kujya mu muriro, abandi nyine tukumva dushaka kuzakomeza kubaho. Nzabakorera video ubutaha twibaze ku mpamvu ubundi kuki dukunda ubuzima nubwo nyine bwuzuyemo ingorane nyinshi, ariko ugasanga abantu barakomeza kubukunda, bakabyara, bagakora ibintu byinshi bitandukanye. Blaise Pascal rero imbere y'ibyo ngibyo aribaza, wa mugani, twavuga ko Imana ibaho, twavuga ko Imana itabaho, ese Imana ni igitekerezo gusa cyangwa iba no mu buzima bwacu? Kugira ngo iyo Mana ibe parufe ni uko ari igitekerezo dufite cy'Imana, icyo deja twese turagifite, ariko twese siko tuzi nimba Imana mu by'ukuri ibaho. Blaise Pascal rero atugira inama yo guhitamo mu kubaho kw'Imana no kutabaho. Ugomba gukora betting, kubera ko impamvu akora betting, nawe azi ko Imana ibaho ariko nta kintu donc ayiziho, kuko yemera ko Imana idashobora kujya mu bwenge bwacu, kuko Imana ntabwo ari etre de la raison. Twabivuzeho ubushize ko Imana iri out of space and time, bityo ikintu kiri hirya y'igihe n'ahantu ntushobora kukimenya. Nzabigarukaho mbabwira kategori zituma tumenya ikintu mu by'ukuri uko giteye. Nimba rero Imana iri ariko tukaba nta kintu twayimenyaho, ni gute twakonvenka umuntu uvuga donc w'umwate cyangwa se utemera ko Imana iriho, ni gute twamwemeza ko Imana iriho? Nicyo nyine Noza Pascal Blaise yashakaga kupuruvinga rationally akoresheje ubwenge. Yaravugaga rero, yakoresheje imibare nk'uko nabibabwiye, ati ubundi nupariya cyangwa nubetinga ko Imana itabaho, nibyo birimo risiki, ariko nupariya ko Imana ibaho, harimo risike nkeya. Nk'umunyamibare nyine birumvikana, hagati y'amakarita arimo bwana na seti, gutombora bwana biba ari 50% no gutombora seti biba ari 50%. Ariko iyo utomboye seti, tuvuge ari betting wagiyemo, bashobora kuvuga ati nutombora seti turaguha 100,000, ariko nutombora bwana tuguhe miliyoni. Wakwifuje rero gutombora bwana. Ni nacyo kimwe rero, nuvuga ko Imana itabaho, uraba uhisemo icyo bita kubaho selon le materialisme, cyangwa se kubaho ushimishwa n'ibyo mu isi gusa, n'ibyo ubona gusa donc bifatika de matter. Ni ukuvuga ngo icyo gihe uraba uri kurengera umubiri wawe, ariko roho yawe yo ibyayo nabyo birukunda. Ariko nuhitamo ko Imana ibaho, roho yawe niyo uraba uri kurengera, kuko Imana c'est ce qui est out of like materials. Imana iri out of materials. Kuvuga ko Imana ibaho tout simplement ni ukugaragaza ko witandukanyije cyane cyane n'iby'isi, ugatangira kurangamira ibiri hirya nyine y'ibyo ubona, icyo twita physical things, ari byo nyine Blaise Pascal avuga ko bishobora no kujya mu bwenge bwacu. Rero kubetingira ku Mana, impamvu ari byo byiza kubetinga ko Imana ibaho, ni uko muri ayo mapari yawe abiri, dore mubyumve neza, umwe abetinze ko Imana itabaho, undi abetinze ko Imana iriho. Noneho rero à la fin cyangwa se bwa nyuma, umwe asanze Imana, tuvuge wa wundi wabetinze ko Imana itabaho asanze ibaho. Kuba yarabayeho nk'utemera Imana nyine, nk'uzi neza ko Imana itabaho, azaba ahombye kabiri. Ubwa mbere iyo pariye cyangwa iyo beti yakoze izaba ihiye, kuko yavuze ko Imana itabaho none asanze ibaho, ubwo ipariye arayihombye. Ubwa kabiri azahomba ijuru, kubera ko
uwari kubaho azi neza ko Imana iriho, Imana yari kuzamugororera ikamuha ijuru, none ahombye kabiri, ahombye icyo bita ipariye kuko yabetinze ko Imana itariho none asanze iriho, ariko anahombye ijuru, ubuzima bw'iteka kuko yabayeho nyine nk'utemera Imana, kandi Imana ntishobora kumuha ijuru cyangwa ubuzima bw'iteka yarabayeho ayihakana. Tugaruke ku wabetinze rero ko Imana ibaho, uwabetinze ko Imana ibaho we n'iyo yasanga itabaho ahombye ipari yonyine, ariko ubuzima bwe n'ubundi yabubayeho neza nta kindi ahombye. We nasanga Imana itabaho ahomba rimwe gusa, ahomba ya betingi yakoze y'uko Imana iriho akaba asanze itabaho, aho ngaho ararasa ariko nta kindi ahomba, ariko nasanga Imana iriho azaba yungutse kabiri, azaba yungutse ipariye byensiri kuko yabetinze ko Imana iriho, hanyuma anungutse umurage itanga ari wo ubuzima bw'iteka. Muri kondisiyo zose rero zishoboka, waba wemera waba utemera, wifatanyije na Blaise Pascal mu cyo yise le pari de Pascal, akavuga ko Imana ibaho nubwo tutayimenya, nawe ushobora kujya muri uwo murongo ukavuga uti nubwo ntumva byinshi ku Mana, kameme irahari. Nusanga idahari nta kibazo, ntacyo uzaba uhombye usibye iyo pari, kandi n'ubundi ntacyo yajyaga kukumarira, ariko nusanga ihari izakugororera. Naho nubetinga ko Imana idahari ukazasanga ihari, uzaba uhombye kabiri, uzaba uhombye ya pari yawe, unahombe ubugingo bw'iteka. Ndagusaba rero nimba uri umukristu, nimba cyangwa se utari we ushaka ko dukomeza iki kiganiro, andika muri komenti objection yawe, hanyuma nzagaruke nguhe indi arigima. Ariko nimba wizera Imana, nagira ngo nkubwire ko ugomba kuyizera utitaye ku bitajya mu bwenge bwawe, kuko Pascal uyu nguyu ni nawe wavuze ko le cœur a des raisons que la raison ne comprend pas. Ni ukuvuga ngo umutima nawo ugira impamvu ubwenge bwacu butumva. Donc kwemera ntago ari iby'ubwenge, kwemera ni iby'umutima. Niyo mpamvu iyo ushatse gushyira ubwenge mu kwemera inshuro nyinshi wumva bigukonfyuzinze, kuko Imana uko iteye ntishobora kujya mu bwenge bwa muntu. Yo ikuganiriza mu mutima ikaguhishurira uko uyemera, kandi najya mbabwire ko ukwemera kujyana n'ibikorwa. Umuntu wemera udasenga ntago aba afite ukwemera kuzima. Uwemera adakora ibikorwa by'urukundo nk'uko amatorero menshi abidushishikariza, ntabwo aba afite ukwemera kuzima. Ntimwumvishe se wa mugani w'ikilatini bababwira ngo ora et labora, donc pray and work, donc senga kandi ukore. Nuko ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye nk'uko Pawulo yabivuze. Mu gihe cyose uhizemo kwemera ko Imana iriho, ni na ngombwa gukurikiza obligation zazo. Wazibwirwa n'iki? Iziri zo wazibwirwa n'iki? Izitari zo wazibwirwa n'iki? Ni ikiganiro tuzakomeza kugenda dukorana iminsi itaha. Ndagira ngo rero ngusabe ukore subscribe, ubundi unyandikire umbwire ese muri iyi pari de Pascal yaporopoje, Imana nibyo kuba itakwinjira mu bwenge bwacu, ntago bivuze ko twahita tunahakana ko itabaho. Hari ibintu byinshi bishobora kuba biriho ariko n'undi tutaramenya, uretse ko ibiriho byose byajya mu bwenge bwacu uretse Imana yonyine. Ese koko kuba Imana tutayumva, tutayiziho byinshi, nibyo byatuma tuvuga ko itabaho? Cyangwa se igitekerezo cyo kubibaho kiraduhagije kugira ngo twizere kwibaho? Ese abahakanyi twababwira iki? Kuri iyi pari de Pascal uruhande ufashe ni uruhe? Urabetingira ko Imana iriho maze uzunguke kabiri, cyangwa urabetingira ko Imana itariho, nuramuka uhombye uzahombe kabiri, nuramuka unariye uzarye rimwe ryonyine ry'iyo pari, kandi ntabwo ntacyo bimaze. Nahawe rero uhitemo. Njyewe nanjye mfite uko napariye, ari nayo mpamvu mubona nambaye umusaraba. Gusa ibyo ntibivuze cyangwa se iryo herezo y'uko Imana ibaho. Muri filozofiya turadisikita, nta kuri guhamye kubaho, dukomeza gucarenjingana kugira ngo dushake veritas, kugira ngo dushake la verite indiscutible, kugira ngo dushake the truth which is deniable. Donc ukuri ushobora no kudinayinga, ariko hari ukuri tuba dushaka muri filozofiya guhamye udashobora kudinayinga. Nkora subscribe, kano ka video ugasangisha inshuti yawe y'umukristo cyangwa itari umukristo, yemera cyangwa utemera, uyimbwirira ariko ko umutima ufite rezo ubwenge budashobora kumva. Le cœur a des raisons que la raison
no komparapa. Tubane dukomeze twungurane ibitekerezo. Ndabakunda cyane, reka mbasezereho mbifuriza ibihe byiza, abizera Imana ibahe umugisha, abatizera imurikire ubwenge bwabo kugira ngo hamwe na Blaise Pascal tubashe guhitamo ipari nzima itazaduhombya. Caho.